Inshuti bavandimwe mudahwema kubana nanjye mu biganiro bitandukanye by'ubuzima. Uyu mwanya nshaka kubasangiza impamvu 10 umutobe w'amashu, ikirayi kibisi na karoti kubinywa kabiri ku munsi mbere ya buri funguro mu minsi 15, wongeyeho kurya kabiri ku munsi mu gitondo na mbere y'uko izuba rirenga, bishobora gukiza ibisebe byo mu gifu burundu. Ibisebe byo mu gifu ni indwara isanzwe iterwa na acide nyinshi cyangwa udukoko twangiza urukuta rw'igifu. Abantu benshi babaho mu buribwe, ishwagara no kumva inda ibabara nyuma yo kurya, kandi bamwe bakoresha imiti myinshi itanga ubufasha bw'igihe gito gusa, ariko ubuvuzi bwa kamere bwerekana ko hari ibyo kurya bifite imbaraga zidasanzwe mu gukiza igifu mu buryo burambye. Umwe mu miti y'ingenzi yagaragajwe n'ubushakashatsi ni umutobe w'amashu, ikirayi kibisi na karoti. Igihe unywewe mbere y'ifunguro ukongeraho no kugabanya inshuro zo kurya, ukarya kabiri ku munsi gusa mu gitondo na mbere y'uko izuba rirenga, iyi mvange ifasha gusukura igifu, kugabanya acide no gusana inyama zangiritse, bigatuma igisebe gikira burundu mu gihe gito. Bya bisebe byose urwaye byo mu gifu bikabasha gukira mu gihe gito kandi mu buryo bwizewe. Nta gushidikanya iyi video irasoza umenye ko umutobe w'amashu, ikirayi kibisi na karoti ari umuti kamere ufite imbaraga nyinshi mu gusana no gukiza ibisebe byo mu gifu. Iyo uvanzwe neza kandi ukanyobwa kabiri ku munsi mbere y'ifunguro mu minsi 15 yikurikiranya, wongereyeho kurya kabiri ku munsi mu gitondo na mbere y'uko izuba rirenga, ushobora gufasha igifu gusubirana ubuzima bwacyo busanzwe maze ukarushaho kugubwa neza. Uyu mwanya nshaka kubasangiza impamvu zigera mu 10 zatuma werekeza amaso ku mutobe w'ishu, karoti n'ikirayi kibisi, ukajya ubikoramo umutobe maze ukawunywa kabiri ku munsi mbere ya buri funguro, mbere y'ifunguro rya mu gitondo n'ifunguro rya saa sita, ukarushaho kugira ubuzima bwiza. Uwo muri kumwe ni Nzayisenga Jean Paul, enseignant et naturopathe, ndi umurezi n'umujyanama w'ubuzima. Mu biganiro byinshi mbategurira buri munsi nkunze kubasangiza amabanga yatuma mugira ubuzima bwiza, kandi koko abayakurikiza bampa ubuhamya bwiza ko bagize impinduka z'ubuzima, babayeho neza, ntibagitaka igifu, indwara zitandukanye, ahubwo indwara nyinshi bamaze guca nazo ukubiri. Niba ari bwo bwa mbere duhuriye muri ibi biganiro, ihutire gukanda subscribe n'inzogera, nawe uzarushaho kugira ubuzima bwiza kuko uzajya ugezwaho ikiganiro twaguteguriye uwo mwanya. Dore impamvu 10 zigaragaza uko ibi bintu bitatu bikora ku buryo bw'ubuvuzi, ndavuga amashu, karoti n'ikirayi kibisi. Impamvu ya mbere, amashu arimo intungamubiri zisa n'igifu. Amashu afite glutamine na vitamine U izwi nka anti-ulcer factor, bifasha gusana inyama zangiritse z'igifu no kongera ububasha bwo kwihagararaho bw'urutare rwacyo imbere, cyangwa se urukuta rwacyo, ugasanga urwo rukuta rubasha kwihagararaho bitewe no gukoresha uyu muti. Impamvu ya kabiri, ikirayi kibisi kigabanya acide nyinshi. Umutobe w'ikirayi kibisi ufite ubushobozi bwo kugabanya acide nyinshi mu gifu, ukaruhura imikaya kandi ukagabanya kubyimbirwa kw'imbere mu nda. Ibi bituma ibisebe bihabwa amahoro n'umwanya wo gukira, umuntu akazabasha gukira neza. Ushobora no gusekura ikirayi kibisi hanyuma ukagikamura, ukavangamo amazi makeya, ukanywa ibiyiko 3 ugiye kurya ibya saa sita. Ibi nabyo bikiza neza ibisebe byo mu gifu. Impamvu ya gatatu, karoti ifasha kugenzura urugero rwa acide. Karoti irimo beta carotene n'intungamubiri zifasha guhuza neza urugero rwa acide mu gifu, bigatuma ibiryo bigogorwa neza kandi ntihabeho irungu cyangwa se ishwagara. Irungu n'ishwagara ahangaha nshatse kuvuga uburibwe bukomeye cyane bwo mu gifu. Iyo umuntu yakoresheje karoti neza abasha kubukira. Impamvu ya kane, iyi mvange ya karoti, amashu n'ikirayi kibisi yongera ubwirinzi bw'igifu. Iyo umutobe uvanzwe mu buryo bwiza, utuma agaho k'imbere mu gifu kagira imbaraga, kagakingira igifu ngo kitangizwa na acide cyangwa andi mayunguruzi cyangwa se acide zishobora kwangiza igifu.
Impamvu ya gatanu, isukura igifu n'umubiri, ni ukuvuga uyu mutobe usukura igifu n'umubiri. Umutobe w'amashu, ikirayi na karoti usukura umubiri, ugakuraho imyanda n'udukoko dutera indwara, cyane cyane Helicobacter pylori izwi nk'inkomoko y'ibisebe byo mu gifu. Impamvu ya gatandatu, uyu mutobe ufasha igogorwa ry'ibiryo. Kuwunywa mbere yo kurya bituma enzyme z'igogorwa zikora neza, bigatuma ibiryo byinjira mu gifu neza kandi ntihabeho aside isigaye nyinshi itera kuribwa cyangwa se kugubwa nabi umaze kurya. Impamvu ya gatandatu, uyu mutobe urwanya udukoko twangiza igifu. Amashu n'ikirayi bifite imbaraga z'inyongerabuzima zirwanya udukoko twangiza igifu. Ibi bituma ibisebe bidashobora gukura cyangwa se ngo byiyongere, maze umuntu akarushaho kugubwa neza. Impamvu ya munane, umutobe urimo intungamubiri zirwanya gusaza no gusana ingirabika. Karoti n'amashu birimo vitamini C na A n'andi matembabuzi afasha mu gusana ibisebe no kongerera ubuzima inyama zangiritse. Impamvu ya cyenda, uyu mutobe wongera amaraso n'umwuka mwiza mu gifu. Iyi mvange ituma amaraso anyura neza mu mikaya y'igifu, bigatuma intungamubiri n'umwuka mwiza bigerayo bihagije, bikihutisha gukira, umuntu akarushaho gukira uko bukeye n'uko bwije. Impamvu ya cumi, kurya kabiri ku munsi bituma igifu kiruhuka. Iyo umuntu arya rimwe mu gitondo akarya irindi funguro mbere y'uko izuba rirenga, igifu gihabwa umwanya wo kuruhuka no gukiza ibisebe byacyo. Ibi bituma aside y'ikirenga igabanuka kandi igifu kigakira neza mu buryo bwa burundu. Iyi ni filozofi y'abantu badutanze kubona izuba, bari bazi neza yuko umuntu adakwiriye kuryagagura. Hari n'abamenye agaciro k'ubuzima, biyemeza kujya barya rimwe buri munsi, barangwa n'ubuzima bwiza uko bukeye n'uko bwije. Umubiri wabo uraruhuka, bagwiza amahoro, umutuzo n'icyizere cy'ejo hazaza bitewe no kurya rimwe ku munsi. Icyakora abantu bose ntabwo bashobora kurya rimwe ku munsi, niyo mpamvu ushobora kwimenyereza kurya kabiri ku munsi, nturenze inshuro ebyiri, ukajya urya mu gitondo no ku manywa gusa, kandi mbere yo kurya ukabanza wanywa amazi y'akazuyaze, ukarya ibyo kurya hashize isaha unyoye amazi y'akazuyaze. Amazi y'akazuyaze ni itegeko mu gitondo kuko ari bwo umubiri uba uringanirijwe neza amazi y'akazuyaze. Icyakora ku manywa ntabwo ari itegeko, ariko hari abantu basabwa kuyanywa nk'abantu bahorana ibibazo byo mu gifu cyangwa se ibibazo byo mu nda, basabwa kunywa amazi y'akazuyaze iteka ryose kugira ngo babashe gukira vuba. Noneho umuntu yimenyereje kujya anywa amazi y'akazuyaze mu gitondo, hashira isaha akarya ibyo kurya yateguye neza, akongera kunywa amazi asanzwe yaba arwaye indwara zo mu nda, na saa sita akanywa amazi y'akazuyaze. Ibyo ku manywa nako ibya nijoro akabirya mu masaha 9 nijoro, ntagire ikintu arya, yabasha kugera ku byiza byinshi. Mu ncamake, kunywa umutobe w'amashu, ikirayi kibisi na karoti kabiri ku munsi mbere yo kurya, no kurya kabiri ku munsi gusa, bigira uruhare rukomeye mu gusukura igifu, kugabanya aside no gusana inyama zangiritse, bigatera ubuzima bushya mu gifu no gukira burundu ibisebe byari byaraguteye ububabare n'imihangayiko, maze ukabasha gukira vuba mu buryo bwiza kandi mu buryo wishimiye. Umutobe w'amashu, ikirayi kibisi na karoti ni impano y'agaciro ku buzima bw'igifu. Iyo unywewe ku gihe mbere y'ifunguro kandi ukabifatanya no kurya kabiri ku munsi, mu gitondo na mbere y'uko izuba rirenga, utanga ubuvuzi bwuzuye butari ubwo guhora umuntu afata imiti. Iyi mvange isukura igifu, igabanya aside nyinshi, igasana urukuta rw'igifu kandi igarura uburinganire bw'imikorere yacyo. Nyuma y'iminsi 15 wikurikiranye uyu muti, umubiri utangira kwiyumva neza, ububabare bukagabanuka kandi igisebe kigakira burundu, cyangwa se ibisebe byo mu gifu niba byarabaye byinshi nabyo bikabasha gukira. Ubu buryo ni urugero rwiza ko ibyo kurya kamere bishobora kuba umuti wizewe kandi utagira ingaruka mbi ku buzima bw'umuntu, maze umuntu akarushaho
kugwiza imbaraga, akanyamuneza, umutuzo, kugwiza icyizere cy'ejo hazaza, agasabana n'abandi neza, akihanganira abamukomeretsa, akihanganira ibitamushimishije bitewe no kugendera kuri aya mayere y'ubuzima. Icyakora nk'uko nahoze nkubwira, bigusaba no kwirinda ibyo kurya bya nijoro kuko bitera indwara nyinshi, harimo indwara z'igifu, impyiko, umwijima, indwara z'amaraso, ndetse hari n'igihe za diyabete na za hypertension ndetse na za stroke bishobora gutizwa imbaraga cyangwa se bigaterwa no kurya nijoro ugahita uryama. Niyo mpamvu umuntu uwo ari we wese ushaka ubuzima bwiza akwiriye kwimenyereza kujya abyuka anywa amazi y'akazuyaza kamuriyemo indimu niba atarwaye igifu, hashira isaha akarya ibyo kurya biteguye neza. Arwaye igifu yanywa amazi y'akazuyaze gusa, nyine akarya hashize isaha nk'uko nari maze kubivuga, akongera kunywa amazi mu masaa sita bya nimugoroba, akabirya atarengeje saa 9, agendeye kuri iyi gahunda no gukoresha imiti tumurangira, cyangwa se umuntu twumva agakoresha neza imiti tumurangira, yakira indwara zose arwaye mu gihe cy'ibyumweru 6 gusa. ni ukuvuga ukwezi n'igice yaba yakize neza, aririmba ubuzima bwiza, yishimye kandi anezerewe. Inshuti bavandimwe, mbashimiye yuko mudahwema kubana nanjye buri munsi mu biganiro by'ubuzima nkunze kubategurira. Mwigiriye neza niba mwaramaze gukanda subscribe n'inzogera, gusa niba ari bwo bwa mbere duhuriye muri biganiro, ihutire kuyikanda, nawe uzagira amahirwe yo kujya ugezwaho video twaguteguriye uwo mwanya. Ahasigaye akaryoshye ntigahora mwitama, ntashirarekwa, icyakora ryo hasubiwemo. Noneho munyemerere mbe mbasezeyeho, maze tuzongere kugira amahirwe yo kubonana muri video y'ubutaha. Shalom, I love you so much my dear friends.